Ese waba ubyiyumvisha ukuntu ugeze iki gihe uri muzima? Ni ibitangaza, hari ibintu byinshi bikomeye biba byabaye, hari amakuba n'ingorane nyinshi tuba twatambutsemo, umwaka ugatambuka undi ukaza. Uyu munsi rero ukeneye kwishima kubwo kuba ugejeje iki gihe ugihumeka. Nta gitangaza kirimo kuba wahura n'ibibazo cyangwa ugahura n'akaga, kuko hari na benshi bapfa buri munsi. Isi niko yatumereye, isi niko iri. Ariko tugomba kubaho, ugomba kubaho, ngomba kubaho. Nkuzaniye indi nkuru nziza ikubaka umutima, ikagufasha gukomera, ikagufasha kubaho witeguye guca mu buzima bwa buri munsi wemye kandi ukomeye. Mbere gato y'uko wakira umugisha wawe ukomeye cyane, akenshi ubuzima bushobora kugaragara nk'aho burangiye cyangwa se busenyutse. Ariko se wabigenza gute? Wakora iki iyo ibyo byose bije ari ibimenyetso ndetse n'ibigeragezo biva ku Mana? Wakora iki biramutse ari uburyo bwayo bwo kukwereka ko hari ikintu gikomeye kijya kuza mu buzima bwawe? Ngibi ibimenyetso 5 byerekana ko hari ikintu gikomeye Imana iri kugutegurira. Ikimenyetso cya mbere, iyo Imana igiye guhindura ubuzima bwawe, hari ibintu byinshi bidasanzwe bisa nko kugorana, guhinduka k'ubuzima no kugira igitutu mu mibereho yawe ntibibe bikimeze nk'ibyari bisanzwe. Ubuzima bugatangira kugukandamiza impande zose, abantu bamwe bakaguhinduka, imiryango imwe n'imwe yo mu buzima bwawe igatangira ikifunga, amarangamutima yawe agahindagurika, kumva wuzuye umujagararo, ubuzima bugashaka guhinduka ihurizo. Ariko icyo gitutu n'izo mpinduka zidasanzwe uhura nazo ukumva urakomerewe, ntuzigere wibwira ko ari igihano. Mu bwami bw'Imana, igitutu akenshi kiba ari ugutegurwa. Imana ibiri kugutegura. Tekereza kuri Yozefu, yari afite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye, ariko mbere yo kugera mu ngoro y'umwami yabanje guhura n'ubugambanyi, ubucakara ndetse n'igifungo. Iyo mibabaro yose yanyuzemo yaramuremaga, yamwubakagamo imico ikomeye imwerekeza ku isezerano. Urwandiko rwandikiwe Abaroma 8:28 haratubwira hati, kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Niba rero ubuzima urimo uyu munsi busa n'ubuhungabanijwe, uramenye ntugire ubwoba. Ntabwo uri gusenyuka, ahubwo uri kwambuka ujya ku ntsinzi. Ibyo uri gucamo cyangwa ibirimo ntabwo ari iherezo, ahubwo uri gutunganirizwa kandi uri gutegurirwa itangiriro rishya. Ikimenyetso cya kabiri, hari ibintu Imana isenya mu buzima bwawe. Mbere y'uko Imana iguha byinshi, akenshi igira ibyo gukuraho. Abantu bamwe bakagenda bakagusiga, imishinga imwe n'imwe wari ufite igapfa, imiryango y'amahirwe wari ufite imwe ikifunga, ndetse rimwe na rimwe bikakubabaza. Ariko ibi byose nibijya biba, ntabwo bisobanuye ko Imana iri kugwana, ahubwo ibikataje cyane rwose iri kugutunganya no kugutegurira ibiri imbere. Yohana 15:2 haravuga ngo, ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto rikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Birashoboka ko hari inshuti cyangwa umuntu wabonaga nk'uw'agaciro mu buzima bwawe wagiye, kandi warifuzaga kugumana nawe mugasangira byose, ariko ayo mahirwe bikarangira utayabonye. Uko byagenda kose, ibyo ntibyari ugutsindwa, ahubwo byari umugambi w'Imana udashobora gusobanukirwa. Buri gihe ujye usobanukirwa ko atari buri muntu wese ujyanye nawe aho Imana ikujyana. Rero ntukabeho uri umuntu urwanya impinduka ziba mu buzima bwawe. Reka ibigomba kuba bibe, uhereze Imana umwanya, igume ikore ikintu gikomeye iri gutegurira ubuzima bwawe. Ikimenyetso cya gatatu ushobora kubona mu gihe Imana hari ibintu bikomeye iri kugambirira gukora mu buzima bwawe, harimo nko kugira ububyutse ndetse no kugwiza imbaraga z'umutima. Hari igihe uba utashobora kubisobanuza amagambo yawe, ariko muri wowe uhita wumva ko hari ikintu cyahindutse. Niba hari ibintu bitari byiza wakoraga ukumva urabyishimiye, icyo gihe uhita wumva utangiye kubangamirwa n'imico mibi cyangwa n'ibindi bikorwa bidakwiriye wakoraga. Imico yawe ya kera ugatangira kumva ikuremereye cyane,
ugatangira kumva muri wowe utuzuye. Iyo Imana hari ibintu bikomeye igiye guhindura mu buzima bwawe, ni wowe ubwawe ibanza guhindura. Yesaya ibice 43 umurongo wa 19 haravuga ngo, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesheje imigezi mu kidaturwa. Ibi ngibi byumvise neza, ni nko gukangura umutima n'ubwenge bwawe mbere y'uko ubuzima n'imibereho yawe bihinduka. Uko kudatuza wumva muri icyo gihe ntabwo ari bibi, ahubwo ni ubwami bw'ijuru buba buri kugusanga. Ikimenyetso cya 4, ubuntu ndetse n'ineza bidasanzwe biza bigusanga. Imiryango utigeze ugerageza gukomangaho itangira kugufungukira, izina ryawe rigatangira rikavugwa mu byumba, ku meza y'ahantu hatandukanye wowe ubwawe utigeze ugera, maze amahirwe akaza ahuye neza neza n'amasengesho yawe. Ibyo iyo bigenze gutyo ntabwo biba ari amahirwe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Imigani ibice 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 iratubwira iti, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Iyo Imana igiye kugukorera ikintu gikomeye, iby'isi bihura n'iby'ijuru, ubuzima bwawe bugatangira kujya ku murongo, atari uko wabigizemo imbaraga nyinshi, ahubwo kubera ko wizeye Imana ndetse ukanayikurikira. Niba rero ubona hari ibintu byiza bigenda bitungurana mu mibereho yawe, ntukabishidikanye, si impanuka, ahubwo ni ibyemezo by'ijuru. Ikimenyetso cya 5, mbere yo gukandagiza ikirenge cyawe mu ntsinzi, uhura n'intambara zidasanzwe kandi zisukiranya. Hari ukuntu uba uri kugerageza gukora ibintu byose mu kuri, ariko mu buryo butunguranye byose ukabona birasenyutse, ndetse hato na hato ukajya ugira ibitero by'umwuka bishaka kugukamuramo kwizera kwawe. Ugahura n'ibigeragezo, ugatangira kugira amakimbirane n'abandi bantu mu buryo budasobanutse, ariko ibyo ntabwo biba bigomba kuba impamvu yo kurekera kurwana ngo ubashe gutsinda no kunesha intambara zawe ugere mu masezerano yawe. Ugomba gusobanukirwa ko wari umusaraba kandi uba ugomba kuwakira. Kandi ntushidikanye, ugahora wibuka ko igiti cyera imbuto aricyo kigomba guterwa amabuye. Umwanzi ababibona, Satani ababona ko amasezerano yawe ari hafi, nutsindwa bizaguma ari amagambo gusa, utazahura n'amasezerano yawe. Niyo mpamvu kuri urwego uba ugomba kurwana, ugasenga cyane, ugashaka uburyo wumva Imana aho gushaka ko yo yakumva. Iyo urugamba rwawe rushijeho gukomera, icyo ni ikimenyetso cy'uko intsinzi yawe iri bugufi. Abefeso ibice 6 umurongo wa 12 haratwibutsa hati, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Intambara kuba ihari byo irahari, nubwo rwaba rukomeye, ibi ntabwo bigukangurira gutera intambwe isubira inyuma, ntibigushishikariza kuguma gusunika, ntucike intege. Aho haba ari ryo herezo ry'urugamba, kandi igihe cyose mbere y'uko wakira amasezerano bigomba gukomera. Nk'ibisanzwe nyine, umuntu agororerwa ari uko yagize ibikorwa by'ubutware. Ibyo bimenyetso rwose uzabibona: igitutu, gutunganwa, kubyutswa, n'ubuntu n'imbaraga. Ariko ikibazo nyamukuru ni iki: ese igihe umugisha wawe uzazira, uzagusanga witeguye? Ntabwo unyura mu ibyo byose bigoranye ari uko Imana iri gutegura isezerano ryayo, oya, ahubwo uca mu ibyo ngibyo iri kugutegura kugira isezerano niriza rizasange ufite amasomo ahagije yo kuririnda. Niba hari ikintu kidasanzwe witeze cyangwa urindiriye ko kiba mu buzima bwawe, senga, tekereza, kandi ugume witeguye. Mbone nshimire n'abantu bose bari kumbwira ko hari impinduka nziza batangiye kugira. Ibyo bimfasha kumva koko ndi kugufasha, hari umuntu ndi kugirira umumaro, ndetse ndi gufasha kwiyubaka mu buzima bwa buri munsi. Isi yarangiritse, isi yaranduye, ariko ntibisobanuye ko twese tugomba kwangirika cyangwa se kwandura. Kuba izuba rikirasa, imvura igwa, isi ikizenguruka, nuko hari abantu beza bakiriho. Umunsi abeza n'abafite umumaro ku isi bazashiraho, ntabwo izuba rizongera kurasa. Rero ndi hano ngo ngufashe kwiyubaka. Ni urugendo tugomba gufatanya.
kandi iyi ni inzira nziza nawe utaha.